Nirimana udasiba Juhoru isenga kandi uyumvire Tegeka kwa kabiri ni igice cya mbere n'umurongo wa gatandatu harambwira ngo Uwiteka Imana yacu yatubwiriye Horebu iti igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije wanyemerera wo nkurikira ukavuga ngo igihe mumaze kuri uwo musozi kirahagije igihe umaze kuri uyu musozi kirahagije n'ayo magambo tugiye kuvuga ni ukuri nimuhindukire muhaguruke mujye mu gihugu cy'imisozi cy'Abamori n'ahandi hantu hose hahereranye nacyo mujye muri Araba no mu gihugu cy'imisozi no mu gihugu cy'ikibaya n'Inegebu no mu kibaya cy'inyanja nini no mu kibaya no mu gihugu cy'Abanyakanani no ku misozi y'i Lebanoni mugeze ku ruzi runini Efurata. 8 dore igihugu nkibashyize imbere nimujyemo muhindure yego muhindure igihugu Uwiteka arahiye basokuruza wanyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azabaha bo n'urubyaro ruzabakurikira. amena Yesu nashimwe. amena Dore igihugu nkibashyize imbere ku 8 dore igihugu nkibashyize imbere nimujyemo muhindure igihugu Uwiteka yarahiye basokuruza wanyu yego Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azabaha bo n'urubyaro ruzabakurikira. amena Haleluya. haleluya Tugiye kuganira amagambo avuga ngo igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. yego Mwene data nkurikiye nanjye urimo wibwira aya magambo muri iki gitondo sinzi igihe sinzi umusozi uri kuri imbere ukungana ntitaye ku gihe umaze kuri uwo musozi ntitaye ku magambo umaze igihe ubwirwa ntitaye ku myaka uzengurutse uwo musozi ariko Bibiliya irambwiye ngo isina igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije n'ukuri. yego Yesu nashimwe. amena Igihe ni ikintu kikigeraho wabishaka utabishaka kigomba kukugeraho. yego Igihe kigira imbaraga ku muntu uwo ari we wese peu importe na position politique ufite na position iyo ari yo yose ufite igihe kigira imbaraga ku muntu uwo ari we wese. yego Igihe kigera no ku bami umwana igihe kikamugeraho. Igihe kigera no ku bami Bibiliya irambwira mu gitabo cy'Abami ba kabiri sinzi ukuntu haje wa mwami wa mugore watakiye wa mwami aramubwira ngo se niba Uwiteka atakurengera ibyo kukurengera njyewe nabikura hehe? Umwami nawe yari yashobewe aravuga ngo se ndabikura ku rwengero. Uwiteka aramubwira ngo umwami aravuga ngo ariko njyewe urumva nabikura he? Inzara kwitumaranye twese ko dushize. Umwami nawe arataka yego nawe yaratangiye kurya amahurunguru y'inuma yumye yaratangiye kurya ibintu byabuze ariko nawe igihe kimugeraho umugore amubwira bati wandengeye Nyagasani aravuga ngo nanjye urabona ko ntacyo mfite cyo kukurengera uyu munsi. No ku mwami igihe kimugeraho ibyo ariko ndimo nakubwira ngo kirahagije. amena Haleluya. haleluya Ndimo nakubwira ngo igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. Igihe umaze kumva aya magambo aguhumuriza avuga iby'Imana avuga gukorera Imana avuga umugambi w'Imana turimo avuga ko agakiza twahawe ari no kuva kera twarayumvise aradufasha aratwubaka ariko nubwo wumvise amagambo akomeye ameze atya ntibirakuraho umusozi umaze igihe kirekire. Ariko
umaze kuri uwo musozi kirahagije. amena Kandi ntabwo gitinya pozisiyo uriho, ntabwo gitinya umwanya uriho, ntabwo gitinya igihe ubitinzeho. Ariko icyo nzi ni kimwe gusa, Imana impaye muri iki gitondo, ngitaye kuri za protokole zindi zisanzwe zikorwa. The grand theology batambutse imbere yacu batubwira amagambo akomeye yo muri Bibiliya, ariko njyewe nje kuguhanurira muri iki gitondo nkubwira ngo it's enough onanase, igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. haleluya Kandi reka mbivuge mpagaze muri salo yanjye, ngiye kukubwira mpagaze kandi mpanura uko nategetswe guhanura. Bibiliya yanjye niko igimbwira ni ukuri ngo nimpanura ibintu biregerana, ikintu kiraviriya n'ikindi kiviriya, iburasirazuba n'iburengerazuba mu mpande enye. Nimara ngo kubihanurira ngo biraza byegerane byirema n'inteko byongere bikora imirimo yabyo byagombaga gukora kuva kera. amena Ibintu birongera byegerane, ariko ndagutangarije ngo igihe umaze kuri uwo musozi isena kirahagije. Igihe kigera ku muturage uwo ari we wese, igihe kigira imbaraga ku byaremwe byose, yego ariko igihe gitinya umuremyi wacu wonyine gusa. haleluya Haleluya. Niba ufite imbaraga ku byaremwe byose. Haleluya. amena Haleluya. haleluya Uwiteka wenyine gusa niwe ushoboye igihe. Uwiteka wenyine niwe ushoboye igihe. Birambwira mu gitabo cya Daniyeli ngo niyo nyiranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abana, igaha abanyabwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Imana yonyine niyo inyuranye ibihe. Kandi reka ngutangarize ko igiye kunyarunyura ibintu bidasanzwe, inyuranye ibihe muri uyu gitondo, inyuranye ibihe kuri uyu mugoroba iwanyu, inyuranye ibihe. Niyo yonyine ifite kompetansi, ifite ububasha bwo kunyuranya ibitagendaga, niyo yonyine itanga ingurane muri iki gitondo. Ni ingurane, ni inyuranye ibihe. amena Umuririmbyi nkunda ngo yanyuranyije ibintu bitavuga Imana byose, ni inyuranye amaboko ye bitavuga Imana byose ku bugingo bwawe, kuko ifite ububasha ku byaremwe byose. Igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. amen haleluya Haleluya. haleluya Haleluya. amena Dusomye amagambo y'Imana muri iki gitabo cyo gutegeka. Uwiteka mu Imana yacu yatubwiriyeho rero, igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Icya mbere, nubwo gihagije, nimuhaguruke, nimuhindukire, mubanze mureke ibyo mwari murimo, nimubanze mureke akajagari mwari murimo, nimuhindukire, nimukore demituri, nimuhindukire. Icya mbere, muhaguruke mu byo muri ubundi kikwicajaho ni kugeza igihe wapfiye. Ubundi kikwicajaho ngaho kugeza igihe wapfira, kuko ijambo ry'Imana rimbwiye. Wafata icyemezo, nimuhindukire, muhaguruke mujye mu gihugu cy'imisozi. Reka mubwire, kandi ahantu ugiye kugendaga ntabwo ari ahantu hari horoshye, ni ahantu hose za kona zose watinyaga nizo Uwiteka kugabije muri iki gitondo. amena Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Haleluya. amena amena Uwiteka Imana yacu iratubwiriye Horebu iti, ntabwo turi Horebu, twebwe turi mu Rwanda, wowe niba wegereye muri Abanyisirayeli sava, naho uri Uwiteka Imana yacu yatubwiriye aho hantu twari tumaze igihe tuzenguruka. Ahantu twari dukwiye kugenda igihe gito bishoboka, ariko twagenda imyaka n'imyaka, ariko Uwiteka arantangarije ati nimuhindukire. amena Nimuhindukire, muhaguruke mujye mu gihugu cyari cyananiranye cy'imisozi y'Abamori, kinaniranye, hahandi hose wagiraga komplekse yo kugera, cya gice cyose utashoboraga kugeramo, bya bindi utashoboraga gusinyira, bya bindi watekerezaga ngo n'iby'abandi njyewe ntabwo nabiyapurayingaho, ntabwo nabisinyira, kuko ndabitangarije muri uyu mwanya ngo uyivogere aho hantu hari harananiye kugera. amen amen Ni igihugu cy'imisozi cy'Abamori n'ahandi hantu hose hahereranye nacyo. Bibiliya ngo mujye muri Araba, mujye mu gihugu cy'imisozi no mu gihugu cy'ikabeya cy'inegebu, ni mu yandi magambo ni ahandi hose très compliqué utashoboraga kugera, ariko Uwiteka arahakugabije
gutekereza uko wagera. Ni muri ba banyakanani watinyaga bari imbere yawe. Bibiri irambwira ngo izirukana abahivi n'abanyakanani imbere yawe, kandi ngo sinzakora herere yo kubirukana umwaka umwe, ngo ahubwo nzajya mbirukana ni ruto ruto. Nabo bari barakunaniye, nabo banyakanani bari imbere yawe, nabo bahivi bari imbere yawe, nabo bayebusi bari imbere yawe, niyo nyanja iri imbere yawe utatekerezaga. Ariko Uwiteka arayikugabije, arambwiye ngo igihe mwari mumaze kuri uwo musozi isena kirahagije. Asante. Mukuru bw'Imana kandi ngo nimuhindukire gusa nimushake posiyo, nimuve mwari murimo, nimuve mu byo mwibwiraga, kuko igihe cyageze ngo tugende. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Dore igihugu nkibashyizemo ku munani kwambwiye, dore igihugu nkibashyize imbere, nimujye muhindure igihugu Uwiteka yarahiye ba sokuruza banyu. Mu yandi magambo, erega aho hantu uri gutinya ni isezerano. Natwe turi abana b'Aburahamu, Yego. turi abo kugirirwa imbabazi nk'abandi bose. Erega aho hantu uri mutindiganya, uwo musozi ni isezerano. Ubundi ni ikintu waraye, ni uburenganzira bwawe. Wari ubafitiye uburenganzira, wari ubafitiye n'isezerano ryawe kuva kuri ba sokuruza Aburahamu. Uri umwana w'amasezerano, rega nawe. Dore igihugu nkibashyize imbere ngo mujyemo muhindure, nimuhindure igihugu Uwiteka yarahiriye ba sokuruza. Mu yandi magambo, ibyo umuntu uri mutinya, bayobozi mungurikiye, bashumba mungurikiye, ni ukuri ni isezerano ryawe. Amen. Haleluya. Amen. Ntabwo turimo tubonana turebana amaso ku maso ngo turambure ibiganza tuvuge ngo Mana warakoze, Mana warakoze, utugabije n'abamediya, utugabije na ya misozi yose yari yarananiranye. Mana, twumvise ibintu bikomeye, twumvise amagambo y'ibyiringiro akomeye, twumvise amagambo yubaka ubugingo, yubaka umukristo muzima, twarayumvise, ariko ntibyatubujije kuguma ku musozi. Ariko itangazo rirasohotse ngo dore noneho ntibashyize imbere, namwe nimujyemo, ni amasezerano yanyu. Nimujye muri icyo gihugu ntibashyize imbere, nimujyemo muhindure igihugu Uwiteka yarahiye ba sokuruza wanyu Aburahamu na Isaka na Yakobo, ko azabaho mwebwe n'urubyaro bwayo, des generation de generation. Ntabwo bigiye kugarukira kuri twebwe, igiye kuzayaha na generation yacu n'abazadukomokaho bose, bamenye ko Imana twakoreye ari Imana yakwiriye. Ledo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Please, tournez-vous. Nimuhindukire. Nimuhindukire. Uwiteka abafite umugambi muri iki gitondo, kuko igihe mumaze kuri uwo musozi isena kirahagije n'ukuri kw'Imana. Hallelujah. Haleluya. Erega ni uguhindura, ni reforme. Iki gitabo nicyo kivuga cyane, ni ukuvugurura amategeko, ni reforme, kugira ngo urubyaro rwavukiye mu butayu rwibutse amategeko n'uburyo bazagera muri Kanani. Mureke twibutse generasiyo yacu, kuko igihe cyageze. Mujye mubibwira abana banyu. Turimo turirimba indirimbo, ejo bundi twari mu giterane cyaje bubagira ahantu haragiye kwivuga butumwa efo. Twaririmba indirimbo ivuga ngo nimujye mugenda mubwire abana abanyu, mubabwire ngo ibyo twaboneye mu butayu, ibyo twaboneye hirya no hino, mubabwire ngo aya mateka ntakibagirane, nabo mubatangarize ngo igihe bamaze kuri uwo musozi kirahagije. Haleluya. Asante. Haleluya. 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 Aho ugejeje ukora, mwami mbaye ngushimiye. Haleluya. 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 Amen. Reka dutangaze amagambo ngo nimuhindukire n'ukuri. Nimuhindukire, mubibwire n'abana banyu ko igihe cyageze ko tugomba guhindura kiriya gihugu cyari cyarananiranye, cy'Abamori, cy'Abaheti. Sinzi imisozi urimo, sinzi ikibaya urimo, ariko Uwiteka avuze aya magambo. Ni ukuri. Yabwiraga Abisiraheli, abibutsa amateka y'iwabo, ariko ntabwo ndimo mbwira Abisiraheli uyu mwaka, ndimo nabwira abantu bangurikiye kuri iyi social media, kuri iyi platform duhuriyeho, ngo nimuhindukire. Yego. Haleluya. Amen. Kuko igihe mumaze kuri uwo musozi kirahagije. Haleluya. Amen. Igihe mumaze kuri uwo musozi kirahagije.
bibiri ngo bafatamo mpiri nimuhasoma neza murahumva neza n'ahantu bavuga amagambo meza ngo Abisirayeli bahiga Uwiteka umuhigo bati nutugabiza iri shyanga tukarisenya rwose n'imidugudu yaho tuyirimu Uwiteka yumvira Abisirayeli abagabiza Abanyakanani barabarimbura rwose pe n'imidugudu yaho barayisenya aho hantu bahita Horoma Bibiliya kuri 4 haramwe ngo bahaguruka ku musozi wa Hori baca mu nzira iziguye baca mu nzira ijya ku nyanja itukura ngo bakikire igihugu cya Edomu imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo abantu batangira kuvuga Imana na Mose na mwazukuri kuri Egiputa mukatuzanira gupfira muri ubu butayu ko ari nta misima tuhaboneye akaba ari nta mazi tubihiwe n'iyi misima mibi Uwiteka muyohereza mu bantu inzoka z'ubusagwe batangiye kwitotomba kuja Imana yagakoreye bibagiwe ngo zirabarya abantu benshi mu Bisiraheli barapfa abantu basanga Mose baramubwira bati turize twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi noneho rero uri umugaba wacu usaba Uwiteka adukure mu izi nzoka z'ubusagwe zitumaze kuko igihe cyageze kugira ngo tuzungure icyo gihugu nekere ya bolaba imbaraga z'Imana yuzuye haleluya haleluya Uwiteka amubwira Mose ati cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera maze uwariwe n'inzoka wese nayireba ahaba ubuzima kiye igihe cyo gukira kiba cyageze yego haleluya haleluya Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti cy'ibendera uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa Bibiliya yanjye yambwirwa akagira gute agakira amen haleluya 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 reka mutangarize ngo Uwiteka aravuze ngo igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije nimucyamike kabisa nimugarukire aho ngaho na Paul yaravuze ngo ibyari indamu yanjye byose nabihinduye kuba igihombo kubera Kristo nimugarukire aho muve muri ibyo mwibwira mwizere Imana yanjye Bibiliya irambwira hano mu gitabo cya Zaburi 81 ngo ninjye Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa asama cyane ntuzuza akanwa kawe Bibiliya irambwira ku 12 ngo maze ubwoko bwanjye ntibwumviye ijwi ryanjye Abisiraheli banga kunyitondera ngo nanjye ndabareba nanjye ndabareka ngo bakurikize kunangirwa kw'imitima yabo bagendere mu migambi yabo ariko kuri 14 harambwira ngo iyaba ubwoko bwanjye bumvira gusa iyaba Abisiraheli bagenderaga mu nzira zanjye iyaba bumviraga Imana muri iki gitondo gusa iyaba ibyo umaze gukorera Imana iyaba agakiza twahawe rimwe gusa kakurimo nukuri isezerano ry'Imana ngo yavuze ngo nasinda ababisha babo vuba nahindura ukuboko kwanjye kukabarwanya mu yandi magambo iyaba kumviraga ubusa Uwiteka Imana ndirahiriye n'Uwiteka Imana nakuriye umusozi iri imbere yawe narwanya ababisha bawe nagukura abahivi nagukuraho Abanyakanani nashiraho igitinyira imbere yawe nagira everything byose byakuzaho erega ni isezerano ryacu n'abazadukomoka iyaba gusa twumviraga Uwiteka Imana amen haleluya haleluya amen igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije haleluya iminsi 11 gusa ariko noneho kurahagenda imyaka 40 ahantu wari gusingira ugifite 18 pozisiyo wari kujyamo umwanya wari gukora ufite imyaka 18 yo gukora imyaka 21 urimo urahasingira ugeze mu myaka 60 oya isezerano ryanjye rirambwiye ngo nimuhindure igihe mwari mumaze kuri uwo musozi kirahagije titaye ku myaka uhamaze uhazenguruka wari kuhagera mu gihe gito cyane wari kwinjira mu mugambi w'Imana mu gihe gito wari kwinjira mu masezerano y'Imana yakuremeye mu gihe gito ariko ndimo ndakubona mu myaka y'izabukuru arimo ugenda usatira amasezerano yawe oya ndatangaje ngo uyu munsi icyambere ureba ubuzima urimo ubwanga ubuhakane icya kabiri uhindukire icya gatatu uze mu byo urimo uhaguruke mujye mu gihugu cyakunaniye utekereza ahantu
birakunaniye muri ibyo bintu byose byakunaniye Amena. uwiteka atanze itangazo ngo ndakiguha Yego. ndakiguhaye nguhaye aho hantu nguhaye abo bana bawe bakunaniye baragarutse niyo bari bamaze iminsi bazenguruka ariko uwiteka arantangarije ngo nahaguhaye naho nahawe uhagirira icyo uhakorera naho nagutangarije ngo nahawe hitaye ku byari muri iyo misozi hitaye ko yari irimo abahinzi hitaye haleluya Amena. haleluya ariko biriya irambwira nabo muri icyo gitabo mu mese ye hari ishyanga rikomeye rifite imana ibaba hafi nk'uko uwiteka imana yacu tuba hafi iyo tuyambaje ni bande mufite amateka ahwanye na ni bande bafite iyi background ni bande bumvise amagambo akomeye ni bande bumvise amagambo akomeye yo kwizera ni bande bumvise amagambo akomeye agakiza twahawe rimwe gusa ni bande bumvise ariya magambo yose mbese hari ishyanga rifite imana ibaba hafi witekereza wizenguruke wumva igihe wavuganiye n'imana wumva igihe wumvise amagambo nta rindi shyanga rifite imana ibaba hafi nk'aya mateka imana yaduhinduriye muri aya masaha ngo tujye tubyuka tugomba gukomera ku imana nta bandi ni twebwe nyine twasiguye amagambo ariko ndaje kugutangariza ngo isena igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije Yego. ni ukuri pe ni ukwigarurira ibyawe igihe cyageze ngo twigarurire ibyacu hari ababiryamyemo tugomba kubohoza amasezerano yacu hari abandi bari mu masezerano yacu ajya ngo tukivuga amasezerano n'ibindi natwe erega nitwumvira gusa ngo tuzarya n'ibyiza byo mu gihugu tugomba kubaho neza mu masezerano yacu tugomba kubaho neza nk'abandi bose nitwumvira twabivuze ngo yaba ubwoko bwanjye bwanyumvira gusa ni ukuri nabasohoreza amasezerano yabo vuba Yego. haracyari ibyiringiro yuko amateka yacu yahinduka haleluya Yego. nubwo hari abandi bari mu masezerano yacu tugomba kurwana tugeze ku masezerano yacu haguruka wirwanire haguruka uwiteka gufite umugambi Yego. haleluya Haleluya. ariko reka nkubwire ngo igihe uko kije kose kigira igitondo cyacyo kuko hari igitondo cyawe hari igitondo cyanjye hari iki gitondo nakubwiye hari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga igihe cyose kigira igitondo cyacyo igihe cyose kigira iherezo ryacyo ntitaye ku myaka wari umaze ariko naje kugutangariza ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro waba umaze igihe kirekire uririra ari kuri uwo musozi ariko ndakutangarije ngo buracya impundu zikavuga humura icyo gihe urimo gifite aho kizarangirira naho hari igitondo cyawe hari ugutabago kwawe Yego. hari ineza y'imana haleluya hari ugutabago kw'imana imana igufata igufiteho umugambi ibintu birahinduka ntabwo ari uko bihora turabizi neza ko abari abakungu barakicuro ibintu birahinduka kandi abari abashonji baradamaraye niko bibimbwira ndetse ngo niwari ingumba uyu munsi abyaye karindwi ibintu birahinduka ibintu birahinduka igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije biramya nk'uwiteka ari icyagakiza akira ukuzimu agakurayo uwiteka arakenesha kandi agakenura acisha bugufi agashyira hejuru haleluya uwiteka kuba abakene mu mukungugu ashyira hejuru abatinda bakuye ku cyavu ntacyo uwiteka atakora kuko ibasha gukora ibirenze kure ibyo watekerezaga reka ngutangarize ngo isena igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije igihe umaze muri ubwo bukene kirahagije igihe umaze muri izo ntambara kirahagije igihe wagiye uhura n'ibyago kenshi bagaruha bakaguhindurira n'amazina kirahagije igihe waburiye urubyaro kenshi kirahagije humura hari igitondo kigutegereje hari igitondo cyawe Amena.
haleluya no mu mwijima wo mu nzira twizere imana yacu hasigaye igihe gitoya haleluya izuba rikarasa haleluya nubwo byaba bifite umwijima mwinshi ukamera nk'aho udafite uwagutabara humura uwiteka kubika igitondo cyiza haleluya haleluya ibwira uyu mugabo wari utegereje igitondo igihe kirekire Mefibosheti ngo nawe yagize igitondo cye nyuma y'igihe kirekire ari Lodebari kwa Makiri mwene Amiyeri nta cyerekezo cy'ubuzima atibukwa yaramugaye ibirenge umwijima ari mwinshi yumva ko nta nzira byaturukamo ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo humura kuko ntazabura kukugira neza kubwaso Yonatani reka mbabwirega ineza yacu umugoroba umwe izibukwa igitondo kimwe yaneza wakoreye abandi izibukwa kuva ku musozi umaze igihe kirekire birashoboka haleluya amena haleluya amena bibuke bibiri irambwira mu gitabo cy'Abamerika ariho soreza amasaha amfashe abami ba kabiri ibice 2:19 reka nsome aya magambo nsoza bibiri irambwira ngo bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko bireba databusha ariko amazi yaho ni mabi kandi muri iki gihugu imyaka irarumba 20 aravuga ati nimuzanire imperezo nshya mushyiremo umunyu nuko barayimuzanira ngo arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu aravuga ati uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya ngo nuko amazi arahumanukana bugingo nk'uko Elisa yavuze haleluya haleluya dore uko bareba urebye hawuzinga urebeye inyuma mumeze neza pe ariko mumaze igihe ku musozi ariko uwiteka aratangaje muri iki gitondo ngo nubwo mwari mumeze neza nubwo abanyamudugudu bahari beza ariko bari bafite source yabo yari yarapfuye ariko uwiteka arantangarije ngo nimuzanire abahanuzi baracyahari abatambyi baracyahari kuri iki gicaniro hari abatari abahanuzi b'Imana haracyari abarimo bavuga Imana ariko ngo barayimuzanira nawe ajya aho byapfiriye ajya ku isoko y'amazi aravuga ngo amazi ntazongera kubica ngo amazi arahumanukana bugingo kuko Elisa yavuze Elisa na Eliya barahanuye mu gihe cyabo ni mwebwe muri iki gicaniro mumuhanura kugira icyanyu nanjye ndatangaje mu gihe wari umaze kuri uwo musozi kirahagije amena nukuri k'Imana nimugarukiraho nimucyamike ahari harananiranye hose nimugarukiraho ngaho nimugarukiraho ngaho kabisa ni igihe umaze kirekire ariko uwiteka uri ku musozi ubukene ubushomeri kwangwa n'abavandimwe umvuka Imana imbwiye muri iki gitondo nimucyamike gusa nimucyamike nimugarukiraho ngaho muve kuri uwo musozi mwari mumaze igihe kuko igihe mwari mumaze kuri uwo musozi kirahagije yego ndahamanywe n'Imana nizeye ko aya magambo nuza kuyumva wese amenye ko igihe gihagije yamaze kuri uwo musozi reka senge ninginga Imana mvuga ngo amena twari tubaziye ku musozi umusozi w'igisuro umusozi w'ubukene umusozi wo kwangwa n'abavandimwe umusozi ntazi ko nawita buri muntu agira umusozi we umushumba agira umusozi we abana bagira imisozi ya ariko navuze ngo ntitaye kuri izo za protokole igihe wari umaze kuri uwo musozi kirahagije amena Mana nagushimiye haleluya ariko bivugiye ku bw'aba bantu bangose bamenye ko ari waduhamagaye bamenye ko ineza yawe ahari kurira kwa hari umuntu nijoro ariko bwaca mu gitondo kare impundu zikavuga ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza ndagushimiye ko byagaragara nk'imisozi imbere yacu bihindutse ibibaya hose naho tuhageze hacu ni isezerano ryacu n'abazadukomokaho bose kuko igihe twari kuri uyu musozi kirahagije
imbaraga zawe n'icyubahiro cyawe kirahagije. Ubwiza n'icyubahiro no gukomera bikomeze kubana na uza kumva n'iri jambo wese ahumanurwe no kumva imbaraga zawe, kuko n'amazi yahumanutse n'isoko yahumanutse, aho byari byarapfiriye byahumanutse, kuko igihe bari mu musozi cyari cyane. Mwana ndagushimye kuko unyumva iteka, n'aba bagaragu bawe bagiye kumva aya magambo bayumvane mu mbaraga zawe, ni ku bw'izina rya Yesu Kristo. Amen.